Amazina yanjye nitwa Muhire Robert. Mu myaka 12 ishize iyo iwacu aho twari dutuye ku musozi mwiza, tukagira abaturanyi beza, ariko hakabamo umugabo umwe yari umutunzi, afite byose. Yari afite amazu, yari afite amamodoka, ariko agahora akubita umugore, akubita abana, akababuza amahoro. Nkicara nkibaza ariko ni kuki umuntu aba afite byose ariko ugasanga hari ibyo abuza amahoro mu muryango? Ariko naje gutekereza nibaza ko kiba cyabuze ari ukubahana no guca bugufi. Maze mfata umwanzuro ndagenda nganiriza data. Ese data, ni iki nakora, nabigenza kugira ngo nubake urugo rwiza rutandukanye n'urw'umuturanyi wacu? Maze data arambwira ati, mwana wanjye rero, kubaka urugo biragoye. Urugo ni ishuri, igikomeza urugo ni uguca bugufi. Byaba ngombwa ugasaba imbabazi, yaba amakosa wakoze cyangwa se utakoze, kugira ngo umutuzo uboneke mu muryango. Nafashe umwanzuro n'umutima wanjye wose, ndavuga ngo ndashaka kubaka urugo rutandukanye n'urw'umuturanyi wacu nabonaga. Nagira ngo uko nubatse urugo mubikurikire muri filime Iyo Gashize. Murakoze cyane. Previously. Ndumva mwanyirengagije ariko Ntabwo njye nirengagiza, ntabwo ari uko twareze. Halo Kamari, komera amakuru yawe. Urakomeye, kumuzeho sera? ndi mu rugo. Uri mu rugo? Jase nyene ndiko ndashara, mfite agasumu, ndi kwinywera kasumu. Nta bintu byinshi. Ese wa mugore ufite iki kibazo? Karibu ku meza, urashaka ko nzavuga nkayicaraho? Ubona ndi ku meza. Kandi ufite ikibazo? Sinzi ikibazo ufite. Urashaka wiki? Ese sheri, ntabwo nkiri umugore wanjye menye. Ko umugore wanjye bisobanura iki? None se reba ukuntu banteye umugongo. Wagira ngo ntabwo ndi umugore wawe n'ukuri, no kugupfumbata ni ikibazo. Sheri, habaye iki koko? Ngira icyo nakoze nikosora nyine. Ariko se ikibazo ufite ni iki? Wahenye ibyo uheneshwa, ntabwo turyamye. Kubera iki se untera umugongo? None se kugira ngo ngufate mushyire mu ipantaro kugira ngo wemere ko turyamanye, ariko ikibazo ufite ni iki? Kandi ndakuno. Kandi wahanzweho. Ryamije cyane shute cyane. Umva kubwira. Ahubwo ihari ikintu kimwe ngiye bagiye kukubwira. Usenga ugabanya urwo rumwe rwawe ntakunaba kuko nutagabanya urwo rumwe. Halo mugabo. Halo Kamari. Ntabwo umuntu nyinesha. Nibwo nkihagera ariko nagize akabazo k'ingarfamento n'imodoka nyinshi zagiye mu muhanda zatumye ntagera, ariko ndi hano hanze ubu nahageze. Ntabwo umuntu mbeshya pe. Reba, najye gerageza kuba serious. Kamendere niende mutipe murebe na mure byi munsi ya mbita. Baby,
Shano kuri ntakubeshya. Shana kunze ukuntu uri mutica gahunda kwera. Ugira gahunda nk'iy'abazungu. Oh, merci beaucoup. Chérie nawe urakabije koko. Ariko mbona nta birenze nakoze. Gusa nawe uranezereza kabisa. Yeah. Ni byiza ubwo ubibona ko nkunezeza. Niyo mpamvu nanjye nkora ibishoboka byose kugira ngo uzabe mama w'abana banjye. Sheri aho guhaguruka ngutembereze nkwereke ubwiza nyaburanga bw'ahantu nakuzanye. Jambo ko bagira ngo iki shana to indege yuzuye abagenzi kweri. Oh baby, humura. Wamfashe bugwati ndagukunda birenze. Mbyizere se ayo magambo niwe yambwiye. Sha undemyemo icyizere gikomeye rwose kuko urantunguye. Ntabwo nari nzi ko nagufashe bugwate. Ariko nanjye nuko sheri. Wamfashe bugwate. Sha rero ubwo twafatanye bugwate reka twubake urukundo tubabaza abahetazi. Sheri uziko ujya untungurwe kurusha covid. Ngabo uko nyihangana ibyago nagize n'intoze ingafamete yabaye mu muhanda gatinda ariko nawe byakubaho buriya. Acha maneno wewe. Urazi ko ntakunda umuntu mbeye. Tempe dinero. Você sabe, né? Cyatumye nguhamagara hano nagira ngo tuganire kuri gahunda yacu y'ubukwe dore iminsi iregereje. Gaburiya ndambiwe no gutegereza amaye. Ndabizi hani ubundi harabura iminsi mike. Mbese iminsi nayo mbona igenda yiruka cyane ku buryo bukabije. Ndimwo mbona nabaye madamu muhire. Madamu muhire nawe cyo byumva.
Shase sheri nukuri nta bidasanzwe nta gishyashya cyatumye nguhamagara rero mu by'ukuri nagira nkubwire ko nahuye na pasiteri ya tariki twifuje y'ubukwe akaba yayemeye nicyo nagira ngo nkubwire. Oh baby ndagukunda cyane ntuzambabaze bwa ahubwo we ntuzabikore kuko gese nanabirota ariko nkwijeje tipu surprise ndakwemereye kukubera sheri mwiza zabiri imbere forever and ever yuko ntazigera nguteza isi. sheri birantangaje kabisa nukuri sinarinzi ko nkunda bigeza kandi ibyo nkubwira umva uzambanire neza nawe uzabibona nzakubera umugabo. Shuti bavandimwe muryango mugari wa Umusoto TV cyane cyane bakunzi ba iyo gashize series tubasabye imbabazi kubwo gutinda kwa episode ya 4 murabizi turi mu bihe bya covid ndetse yagiye yangiza byinshi kagira byinshi hindura ni kubwiyo mpamvu bitatugendekeye neza kugira ngo episode ya 4 ibashe kuboneka ariko tubasabye imbabazi tubizeza ko bitazongera kubaho ukundi. Tunabasaba gukora subscribe kuri iyi channel Umusoto TV mukayisangiza abandi ndetse n'ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Murakoze cyane turabakunda kandi tubijeje guhora tubaha ibyiza. Imana ibane namwe.